sa n'ureba umurima mwiza cyane w'ibisheke urambuye ku butaka bushashe neza bwo muri leta ya Queensland mu gihugu cya Australia. Noneho tekereza ku dukoko tumeze nk'ibivumvuri twitwa bito. Turimo guhekenya ibyo bisheke kimwe ku kindi nta mbabazi, ku buryo bigaragara ko mu mezi make inganda z'isukari ziza gufunga bitewe no kubura icyo zikoresha. Ikibazo kiraremereye cyane, ariko haje kwaduka igitekerezo maze abantu benshi bagisamira hejuru kubera ko bumva ari igisubizo cy'inyamibwa. Turi mu mwaka w'1935, igihugu ni Australia, aho bemeje kuzana igikeri cyitwa toad kugira ngo gihangane na bito. Iki gikeri cyari gifite inkomoko muri Amerika y'Amajyepfo ku butaka bw'Abafaransa bwitwa French Guiana. Biza kugezwa mu gihugu cya Puerto Rico giherereye muri Amerika yo hagati, maze mu mwaka w'1932 kizezwa muri Hawaii. Akaba ari leta ya 50 mu zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari uruhererekane rw'ibirwa bigera ku 8 biri rwagati mu nyanja ya Pacific. Aha hose ibikeri bya toads byari byaritwaye neza mu guhanga muri byoni byibasiraga ibisheke. Ngiyi impamvu yatumye mu mwaka w'1935 bikoreshwa urugendo bikagezwa no muri Australia kurwana na bitos. Intego yari imwe kandi uburyo bwo kuyigeraho bwumvikana neza: gushumura ibikeri bikarya ibivumvuri, ibisheke bikarokoka, ubundi isukari igakomeza kuboneka. Digadi, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Ikaze nanone kuri Inyamaswa TV. Twarebeye hamwe ukuntu ihene zayogoje ibirwa zigatsembaho ibyatsi n'ibiti, kandi twabonye ukuntu inzoka zacecekesheje ikirwa cya Guam. Ariko noneho iyi toads mu bisheke byo muri Australia yo yaje ari karundura. Mu by'ukuri yananiwe kurya ibyo yari yatumwe kurimbura, ahubwo ihinduka uburozi bwica ku kintu icyo ari cyo cyose cyagerageje kuyirya, ku buryo yahindutse icyago cyapfukamishije umugabane wose. Ubu bwari uburozi bwigenza ku maguru ane. Uti byagenze gute rero? Ndaho nkorera like ubundi tubitature. Turi mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1935 mu majyaruguru ya leta ya Queensland, imwe muri 6 zigize igihugu cya Australia. Abahanga muri siyanse bikojeje mu birwa bya Hawaii rwagati mu nyanja ya Pacifica, maze bahakura ibikeri 102 byo mu bwoko bwa toads. Muri siyanse byitwa Rainera marina. Bumvaga ko ariyo makiriro yabo, nyamara bari batekereje ikintu kibi cyane batabizi. Bumvaga ko ibyo bikeri byari kujya bisimbukira ibivumvuri bikabirya aho byaba biri hose. Babanje kubyororera ku masite atandukanye, maze mu kwezi kwa 8 ibikeri 62,000 birekurirwa mu mirima y'ibisheke mu duce twa Cairns, Innisfail na Gordonville mu majyaruguru ya Queensland. Ikintu batatekerejeho ni uko ibikeri bya toads bigenda ku butaka kandi bikaba ariho biguma. Imiterere yabyo ntibyemerera gusimbuka cyane kubera umubyibuho ukabije. Kimwe muri byo muri rusange kiba gipima hagati y'ikiro kimwe n'ikiro n'inusu, ariko hari n'ibishobora kurenza ibyo biro. Urugero nk'icyahawe izina rya Coney cyavumbuye muri Queensland Coney National Park mu mwaka w'2023, cyapimaga ibiro 2 n'amagarama 700. Nanone byari bifite amaguru magufi atagaranye ku buryo wabonaga bitibasha, bitambuka bitera intambwe cyangwa bigataruka ku ntera ngufi. Imiterere y'ibiganza byabyo nayo ntifite ubushobozi bwo kumata nk'ubwo dusanga kuri nyinshi mu nyamaswa zo mu cyiciro kimwe nabyo. Nta kwivuna byurira cyangwa bisimbagurika mu kirere. Ibikeri byo mu bisheke birororoka biteye ubwoba. Ikigori gishobora gutera amagi 35,000 icyarimwe, kikabikora inshuro 2 mu mwaka. Bisobanuye ko ibikeri 2 bishobora kubangurirana bikibaruka ibindi 70,000 mu mwaka umwe. Ubwo kandi ibyo 70,000 nabyo bihita bitangira kororoka nyuma y'umwaka umwe. Umubare wabyo wikubye inshuro nyinshi mu gihe gito, maze ibikeri bikeya byashoboraga gucungwa bihinduka nk'umuvumba udashobora guhagarikwa n'ingomero wakwiriye Australia yose. Ubwinshi bw'ibikeri si cyo cyari ikibazo gikomeye, nubwo nacyo kitari cyoroshye, ahubwo akaga karuta utundi kari mu mvura z'amatembabuzi zacyo.
Izo mvubura arizo parotoid glands zitereye ahagana ku ntugu zacyo, hakaba havamo amatembabuzi y'umweru afashe nk'amata y'ikivuguto yitwa bifatoxin na bufeginin. Ikibazo cy'ayo matembabuzi si uko wenda asharira ngo inyamaswa ikiriye ihita igicira bibe bihagije ubundi yikomereza ubuzima, ahubwo ubwayo ni uruvangitirane rw'ibinyabutabire bihita byica nyinshi mu nyamaswa zigerageje kumira icyo gikeri. Iyo inyamaswa irumye icyo gikeri cyangwa ikakimira, umutima wayo uhita utangira gutera nabi, ikagwa igihumura, ikagagara, ikazana urufuzi, ubundi igapfa mu minota mikeya. Nguko uko bigendekera inzoka, ibiserebanya bya guanas, inyamaswa zimeze nk'imihari bita dingo, tutibagiwe ingona n'ikindi cyose kibeshya ko gishobora gutungwa na kenitots. Izo nyamaswa zo muri Australia zari zisanzwe zihiga ibikeri byaho bitoya bisimbuka vuba vuba kandi bikamenya guhunga, zabifata zikabirya ntizigire icyo ziba. Zikibona kenitod zabyiniye ku rukoma, kubera ko yo ari nini kandi ikabigenda buhoro, zumvaga ko zizajya zikirya mu buryo bworoshye ubundi zikihaza vuba, naho ntizikamenye ko ahubwo zari zigiye kumira urupfu nyirizina. Ingaruka zahise zigaragaza kandi ziza ziteye ubwoba. Inyamaswa kavukire z'impigi zigira uruhare mu kuringaniza umubare w'izindi, zatangiye kugabanuka ku gipimo giteye ubwoba mu majyaruguru ya Australia, haba mu mazi no ku butaka. Ibi bikeri ntibyahanganiye ibyo kurya n'inyamaswa kavukire gusa, ahubwo byatangiye no kurimbura inyamaswa zari zifite inshingano y'ingenzi mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Uruhererekane kamere rwo kurya no kuribwa mu nyamaswa rwaravangiwe, maze bituma amoko amwe y'inyamaswa aba make cyane mu gihe andi yabaye menshi, bikabangama. Ibi byabaye mu buryo bwihuse cyane. Mu gihe cy'amezi hagati ya 12 na 18 uhereye ku izanwa ry'ibyo bikeri muri leta ya Queensland, inyamaswa z'imyigi z'ubunini nk'ubw'injangwe zitwa Northern Crows zari zimaze gupfa hafi gushiraho ku kigero kiri hagati ya 90 na 95%. Ibi niko byagendekeye ingona zo mu mazi atari inyanja, zararindimutse. Goannas ikaba kimwe mu bikururanda bikaze cyane, zarapfuye zirashira mu gace karimo ibi bikeri. Inzoka zo mu bwoko bumwe n'impiri bita Deathadder zarahatikiriye bikabije. Byageze mu mwaka w'1960 n'1970, ibyago byatewe no kuzana ibi bikeri ari ikintu kidashidikanywaho n'uwo ari we wese. Ibikeri byarushijeho gukwirakwira, buri mwaka bikongera kilometero 60 ku gace bikontorora. Byarenze imbibi z'amareta, byambuka imigezi ku buryo nta cyashoboraga kubikoma imbere. Byageze mu mwaka w'1984 byarageze muri imwe muri parike harimo ibinyabuzima byinshi muri Australia, ariyo Kakadu National Park. Mu 2005 byerekeje mu burengerazuba, bigera mu 2010 byaramaze gukwirakwira ku ntera ya kilometero kare 2000 uturutse aho byashumuriwe. Byari bimaze kwigarurira agace kangana na kilometero kare zirenga miliyoni n'ibihumbi 200. Aho ni ahantu hakubye ubuso bw'u Rwanda inshuro zirenga 45. Nanone byari byaragiye bihinduka mu miterere kugira ngo byihuze n'agace gashya byari byarimuriwemo. Byarushijeho kuba binini ariko bikagira n'amaguru maremare ku buryo byari bisigaye byihuta kandi bigasimbuka kuruta mbere. Icyorezo cyarushagaho gukaza ubukana. Mureke noneho tuvuge ku mbaraga zashyizwe mu guhangana n'ibyo bikeri. Byageze mu myaka y'1940 byaragaragaye ko ibikeri byatsinzwe urugamba rwo guhangana n'ibivumvuri, ahubwo byo bihinduka ikibazo nyamara cyo guhagurukirwa, nubwo leta yo yari itaratangira kubibona ityo. Abaturage bakeya nibo bishakagamo uburyo babirwanya, ariko mu buryo budateguwe neza. Leta yabonaga ko icyo ari ikibazo kizikemura cyangwa se ibikeri ntibirenge muri Queensland. Guhera ahagana mu mwaka w'1980 hashyizweho gahunda ngari yo guhiga ibikeri, ndetse hagashyirwaho amarushanwa y'ibihembo ku muntu wabashije gufata byinshi. Abanyeshuri mu mashuri barushanwaga kubirundanya bakabishyira mu madobo, ubundi bakabitera imiti cyangwa bakabikonjesha. Iyo byamaraga gupfa babitabaga mu buryo bwitondewe kugira ngo hatagira inyamaswa ibirya nayo ikaba yapfa.
Mu mwaka w'ibihumbi 2005 muri Northern Territory bahamagariye urubyiruko rw'abakoranabushake babarirwa mu bihumbi kugira ngo bifatanye mu gikorwa cyo guhashya ibikeri bya Kenitods. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 hashyizweho Kimberley Busters, itsinda ry'abakoranabushake bitwazaga inkoni bakinisha golf n'ibibando byabugenewe bakarara amajoro bahiga ibyo bikeri byari byarabayogoje. Mu mwaka bicaga ibinyacumi by'ibihumbi byinshi, ariko n'ubundi bikeri bigakomeza gukwirakwira. Guhiga ibikeri bya Kenitods byageze aho biba umuco n'umurage muri Australia. Ibihumbi byinshi by'ibikeri bikicwa buri mwaka, ariko umubare uruta uwo ukavuka kandi ukarushaho kwigarurira uduce. Byageze mu mwaka w'ibihumbi 2010 muri Australia habarwa ko hari ibikeri bya Kenitods miliyoni 200. Naho muri 2020 habarwaga ibigera kuri miliyari 1.5. Guhera mu myaka ya za 2000 abahanga muri siyansi nabo binjiye mu rugamba. Batangiye gushakisha ngo barebe ko bahanga virusi ishobora kwica Kenitods ariko ntigire ikitwara ibindi bikeri kavukire. Nanone batekereje ko bashobora gutoza inyamaswa z'impigi bazazindi zitwa kosa kugira ngo zijye zirinda kurya ibyo bikeri bifite uburozi. Ibyo byose biracyari mu nyigo kugira ngo hirindwe ko icyo bazana nk'igisubizo cyakongera guteza ibindi bibazo biremereye kurushaho. Uburyo bwo gushyiraho uruzitiro nabwo ntibwasigaye inyuma mu ntambara yo guhangana n'ibikeri. Nko muri Western Australia bubatse uruzitiro rurerure kugira ngo babuze ibikeri kwinjira muri leta yabo. Ariko ibyo bikeri byanyuraga ahantu hose bishobora kubona icyuho muri urwo ruzitiro, bigaca muri humye abarinzi bahoraga barikanuye. Ibindi bikeri byafataga rifuti mu mamodoka bikabasha kugera no ku ntera kure ku buryo kuvuga ngo urabikumira cyari ikintu kigoye cyane. Byarangiye ibikeri binini bya Kenitods byigaruriye Australia yose. None se uyu munsi byifashe bite ku rugamba rwo guhangana n'ibyo bikeri? Ntitwavuga ngo ibikeri byaratsinze cyangwa leta yaratsinzwe, ahubwo iryo hangana ryamaze kuba kimwe mu bigize ubuzima bwa buri munsi bw'abanya-Australia. Ubu igishyizwemo ingufu cyane ni ugushyiraho uduce twihariye tutarangwamo ibyo bikeri, cyane cyane nko kubirwa, hakaharindirwa amoko y'inyamaswa zicwa no kurya ibyo bikeri kugira ngo zitagira aho zihurira nabyo bikaba byaziviramo gucika ku isi. Kugeza n'uyu munsi Kenitods zashinze imizi mu gihugu cya Australia. Ikosa rimwe ryakozwe n'ubu rikomeje kugira ingaruka zitwibutsa ko hari icyo abantu dufata nk'igisubizo cy'ikibazo kimwe ushobora gusanga kidukururiye ibibazo byinshi kurushaho byiyongera kuri cya kindi kimwe twari kwisanganiwe. Ni bya bindi Abanyarwanda bavuga ngo wirukana umugore uguguna igufwa ukazana urimira bunguri. Inkuru y'ubu burozi bwigendera iduha umuburo ukomeye. Kuzana inyamaswa ivuye ahandi bishobora gutuma amoko asanzwe y'inyamaswa ahura n'ikibazo gikomeye ndetse akaba yapfa agacika burundu. Iyo abahanga bo muri Australia bo mu myaka y'1930 babanza kwitonda bagafata ibikeri bikeya bakabishyira ahantu hafunze bakitegereza imyitwarire yabyo, byari kugira akamaro. Bari gukora ahantu hatoya ho gukorera igerageza, bagateramo ibisheke bagashyiramo ibivumvuri bya Kenitods, barangiza bakazanamo Kenitods bakareba niba koko ziri burye ibyo bivumvuri. Byari kubafasha kubona ko ibyo bikeri bidashoboye ibyo bivumvuri kandi bakabona ko umuvuduko ibikeri byororokeragaho uteye ubwoba. Nanone bari gutekereza mbere y'igihe ku ngaruka inyamaswa zivuye ahandi zigira ku nyamaswa kavukire, bigatuma bafata umwanzuro amazi akiri yayandi. Uko kwihuta no guhuhagurika byatewe n'igitutu cy'abahinzi b'ibisheke bishyizwemo imbaraga nyinshi n'abanyenganda ndetse n'abacuruzi b'isukari babonaga ko amafaranga atakisuka uko bisanzwe, bisanga bahatiye leta gufata icyerekezo kidashingiye ku bushakashatsi bwitondewe. None umuti usharira baracyawunywa kugeza n'uyu munsi, nubwo n'ubundi ikibazo kidateze gukemuka burundu. Iyi ni inkuru ya 5 tubagejejeho ku rutonde rw'inkuru 10 zigaragaza amakosa yagiye akorwa n'abantu mu mibanire yabo n'inyamaswa bikabakururira ingaruka zikomeye. Muri zo harimo ukuntu ihene zayogoje ibirwa, ukuntu amakosa y'abantu yatumye amoko amagana y'amafi meza acika mu kiyaga cya Victoria n'izindi. Iyemeze kutazacikwa n'inkuru n'imwe muri izi kuko zizarangira wize isomo rikomeye cyane.
Mu nkuru y'ubutaha tuzarebera hamwe ukuntu Abashinwa bakoze ikosa riremereye cyane ubwo bishoraga mu ntambara kirimbuzi yo kumaraho burundu inyoni z'ibishwi. Kora like kuri video kugira ngo irusheho kugera kuri benshi, kandi niba utarakora subscribe ubikore kugira ngo udacikwa n'izindi video za Inyamaswa TV. Murakoze kumva no kureba.